yo saa cyenda z'ijoro tutararyama ahubwo turi mu kazi abatubona dutashye mu gitondo bati dora abasazi baratuvugavuga baratunuganuga tuba twambaye filime tubareba bati dora amaniga biyita miseke igoroye biyita imbuto zitonoye twe batwita bari mu buyobe ihene mbi zitanywa imitobe Riderman riders up ihene mbi zitanywa imitobe Josiane akira umusaza ariko uyu nguyu yamaze no kwiyakira ubwo byarangiye ubu ngubu byarangiye nta n'ikindi turi buze kurenza ako man ubu buvanganzo bwe buvahe mu buzima bwa buri munsi ubuzima abantu babamo yenda nanjye rimwe na rimwe mbamo nibwo bugenda butwinspira hari umuntu wari wakubwira ko utangaje se bajya binyandikira hamwe nawe mwana uratangaje tu reka mbikubwire nyiriho nawe ukiriho uratangaje umusa merci kuri kamera yawe ongera uduhe ku yindi mirongo yewe wateguye kuko ugira imirongo myinshi ndabizi ariko reka ongera udusogonyeze gatoya ndi méchant nka Noriega muri Panama injyana z'imiriro nk'izuba ryo muri Kanama abambwira ngo ninyare mwisunzu nzita intwari ninde wababeshye ko amasunzu ari intwari bamwe bati igisumizi yiminjiremo agafu inzozi zanjye suku bigikoma cyangwa ubugari flow zishyushye cyane mu kanwa simfite AC hottest MC ndi nka Tupac na Jay-Z iniga zikonje nk'izituye muri frigo witwa umusano tumwana umwaka nta muzigo ariko ubutumwa wawe butambutse tu cyakoze umva hari igihe wumva lyrics ziri mu runaka ugahita wumva koko difference uzi difference yumvwa n'umuntu uzi umuziki n'utanazi n'umuziki oya ngo witwa umusanute umara umwaka nta muzigo ubona ko nasoreje ubutumwa wawe bwatambutse ariko mwebwe nta kintu mwumvamo uzi bwa mbere ngiye ntangira gukunda kuzikunda hari kera ni kuva kera kuko indirimbo nziza ikundwa n'abantu benshi cyangwa se bose ariko ku ndirimbo umwana w'umuhanda jeez imirongo yose ari inyizi nk'iyanjye wenda ubu ngubu dukura dusaza okay dukubitiremo kugira ngo mwemeze yemere ko ari dukura dusaza ugasanga hari ukuntu twibagiwe ariko njyewe nafatiraho uraza kubona turarimbana nta murongo n'umwe nibagiwe yavuze ziriza umwana isoko n'umwana wari umwana cyose nakiri gute bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda isoko n'inzozi azwi nk'umwana wari umwana cyose nakiri gute bifata nk'indamutso izina rye rirazwi Demarche iteye ishozi gangster ntajya ava muri jumper ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba umuvuduko wakaga nk'umuyaga muri kaburimbo banda nivuga aho akomoka ntabwo yitwaza kubw'umurimbo n'umu blood cyangwa mu crip nko mu muco w'amaniga ya kera California ni nk'igikoni ikintu giye ntarwara gitera iminyururu mu ijosi boshye imarwa ya ryangombe mu inzira atambuke cyangwa aho kunguka uhombe kuguruka bizwiho nubwo rwose atagira amababa ahora mu mikasire inyanja yiwe ihoramo imiraba ijisho ryarahiye rifite ibara risa nk'ikinyomoro nicu yarenze pirata afatwa nk'umwami w'umunyoro n'umurara bawo nk'isasu nta kintu na kimwe kimukanga yaba imvura yo muri Mata cyangwa izuba ryo muri Nyakanga ntiwamenye ize ni mafia zose azikina mwibanga n'igitende n'ikibamba mwita umwami w'amanyanga wumve unyumvira ahantu Josiane yaririmbye ni he none se ushaka ndirimba nanjye mwagomba kugendana yimbiye mu mutima ko nta kibazo ariko naragoye hari umuntu yagoka ngubwenge naririmbye Riderman ari umuntu wari umukumbiye mu mwana w'imuhanda urumva ndetse se ngende busa nkamuvangira bizajya bihinduka ariko n'ubundi dusanzwe tukuza ariko muranze ariko ubusaka kanya tukaba tukwibagiwe twiyibutse anyway Rider ikaze mu kiganiro murakoze cyane umeze ute Riderman turashima Imana Nyamirambo arya utuye Nyamirambo Nyamirambo hameze ate muraturanye Nyamirambo ni amahoro akavura kari kugwa ibintu ni amahoro mbageneye kumenya umuntu nkawe impamvu abahisemo kwambara gutya hari igihe ubona imyambarire y'umuntu ukibaza uno muntu kubera iki yahisemo kwambara gutya uyu munsi ingofero yanditseho homme plus femme ego homme femme homme femme sibyo se tubwira impamvu wambaye gutya Riderman umuntu yambara kugira ngo yikwize ngira ngo kugira ngo so nta mpamvu runaka yihariye nabyutse nambara nkuko nababyutse ukambara ibya rufite nta muntu uba wakwitaye ngo akubwira ati wakwambaye gutya umunsi wa none muri gutera gahunda ugiyemo bishobora kubaho madame ashaka kumbwira ati ariko kano kantu wenda wagahindura ugashyiraho aka nabyo bishobora kubaho
ntabwo uyu munsi yigize abikoraho birashoboka cyane yuko yabikoze hari akantu yakoze ni ingofero ni nari ngiye kwambara bling bling arambwira atari ko kwiyambarira akantu kari sample hano muganga kabivana mu gatuza yes okay niwumva se ega buri suka igira isoko ukazi ukabona yambaye nk'umupira w'icyatsi agakubitaho ipantaro ya oranje ukibaza uyu mwana avuye hari ibintu tuba tukibura nabivanze mana ariko ubu ngubu ejo bundi muzajya kubona mubone hari ukuntu usigaye meze mu minsi mike cyane dutyaza amakote cyane rwose ntabwo ndi nka Rwema rwananiye abagome n'abaga Rwema nagusuje musoze ndabizi ko udukurikiye royal representative ndabizi ko udukurikiye kano kanya Rider reka duhere rero ku buzima bwa Riderman ataratangira umuziki tujye ku buzima bwa Riderman atangiye umuziki kugeza amagingo yangaye Riderman wa 2006 oya wa 2005 wenda mu kwa 12 kuko watangiye winjiye muri kariyeri neza 2006 mu kwezi kwa mbere reka turebe none Riderman 2005 mu kwezi kwa 12 uko yarameze n'uburyo icyo gihe yabyitegura avuga ati ngiye kwinjira muri kariyeri yageze muri kariyeri byari byifashe gute kugeza amagingo yangaye icyo gihe yari Riderman ufite inyota nyinshi cyane yo gukora umuziki ndabyibuka aho nigaga muri Saint Andre bajyaga bansangana amakaye ndi kwandika nabaga mfite amakaye n'ubu hari amakaye amwe namwe ngifite nafataga ikaye tuvuge niba ari ikaye ya ekonomi nkaba nandikamo ekonomi gutya twaba turi nko muri ko nkumva imirongo ijemo nkahita mpera inyuma noneho nandika iyo mirongo so nari Riderman nyine ukunda ubuvanganzo cyane ukunda umuziki cyane nari mfite inyota y'umuziki icyo gihe ku buryo numvaga ari cyo kintu cya mbere nkunda mu buzima hanyuma none urinjiye umaze kwinjira hari ibyo wahuriyemo nabyo ibyiza ibibi ibikunaniza igihe kirageze utwaye na Guma Guma Superstar dusangiza urwo rugendo nyine yago gusa ntijya bigoye ni muri make ni mucamake urugendo rwo ni rurerure cyane ninjiye mu muziki hari uburyo hari abantu batabishaka ariko kubera yuko nawukundaga cyane nkabivanga nkavanga umuziki nkavanga ishuri ngira imana umuziki utangira gusa nkumpereza umusaruro nkiri muto icyo gihe ndumva nari mfite imyaka 20 ngeraho mbona yuko ari n'ikintu nshobora gufata nkakigira nk'akazi kanjye ka buri munsi mfata icyemezo nkomeza gukora umuziki ndwana nabyo ntegura album ya mbere nayikoze buriya harimo ubufasha bw'abantu benshi cyane nshimira cyane na n'uyu munsi harimo witwaga Queen harimo JP buriya JP yankora indirimbo yitwa Zamubandi ku buntu abazi indirimbo yitwa Rutenderi nayikorewe na BZB ndamushimira cyane ndanamusuza buriya BZB nawe yankoreye ku buntu so urumva hagiye habaho ubufasha bwinshi album ya mbere ndayikora ndayironshinga abanyarwanda babana nanjye baza kunshyigikira stade iruzura ntangira kubona ko ari ibintu byiza cyane ndetse n'ababyeyi banjye batangira kubona yuko bya bintu bishoboka abantu babyakira neza atari uburara cyangwa se nabo baranshyigikira baravuga bati nta kibazo komeza babiha umugisha kuva icyo gihe rero nagiye nkora n'andi ma album menshi cyane ngira ngo bivugaho ubu nari ngeze kuri album ndiho ndakora witwa Kimirantare ikabira kangahe mfite album 7 nkagira na mixtape imwe ari nayo naronshinze ubushize ubundi ukora kuri album so ni imizingo igeze mu 9 ushaka kuba ugeze kuri album ya 9 cyangwa se imizingo nk'uko wari uvuze noneho muri iyi minsi hari ukuntu ubona nk'umuhanzi mushyashya araje w'umuraperi harimo nabo wafashije ariko wowe uracyari kuri top navuga ngo kabisa Riderman ni umuntu ugihari cyane ariko undi araza ni mushyashya akoze ikintu cyiza ariko ayisabura muri urwo rugendo Riderman ni iki cyamufashije kabisa kaza akomeye kugeza kuri no saha gihari kandi ubona ari umuhanzi mwiza cyane bwa mbere bwo ndabashimira niba koko mubona yuko ntihanyanyaza nkirwana nabyo so ndabashimira cyane ariko ikintu navuga n'ubufasha bwinshi n'ubufasha bwa mbere bw'Uwiteka kubera yuko ibyo dukora byose ni umugisha w'Uwiteka n'ubufasha bw'Uwiteka n'ubufasha bw'umuryango buryo umuryango kubaye hafi hari ibyo utinya gukora tuvuge niba nkoze igitaramo muri stade papa arimo mama arimo ntabwo nakora ikintu cyari cyose cyo gukora cy'amadega niba ariko nabyita ngerageza kwitwararika kugira ngo ntaba disappointing nkora ibishoboka byose kugira ngo ngume mu murongo bantoje kuva kera hakabaho rero n'ibisumizi
ibisumizi n'abafana banjye bambaye hafi na n'ubu bakimba hafi kandi ndabashimira cyane bituma ntacika intege nanga kuba naba disappointing ubwo nayo ndamushimira cyane ndi igisumizi none hakabaho imbaraga z'itangazamakuru kubera yuko turamutse dukoze umuziki tukaguma tuyiyumvira ku matelefone cyangwa se no mu rugo itangazamakuru ntidushyigikire twagwa n'aba DJs urumva rero ni abantu benshi cyane batuma tukiriho tugihanyanyaza tukiri naho icyo ngicyo ni cyiza cyane kiransubije wenda tukiri muri uru rugendo benshi mu baraperi hari abo usanga akoze nka dega runaka ni ibintu bisanzwe umuntu wese arakosa ariko Riderman ntabwo turamwumva aho ngaho we muri uwo murongo we wifashaga gute mbega kugira ngo ubwo muri wa muhanzi umuntu ntabwo ari buze kumwumva mu bintu byinshi sinzi yakoze iki mu madega runaka we n'iki kintu ugenderaho ku buryo n'undi muraperi wese yaba abakizamuka cyangwa se bano bakuze bagenzi bawe n'iki kintu ugenderaho kikagufasha kuba wakitwararika mu rugendo rwawe rwa muzika buriya se nanjye buriya ni kimwe n'abandi ntabwo ndi umutagatifu ntabwo ndi umwere ngerageza kwitwararika niba ariko nabyita no kugerageza kwitwararika ariko ntibivuze yuko ndi umwere gusa hari inzira imwe wenda nabashije kwevita inzira ijyanye n'ibiyobyabwenge burya iyo ufite ubwenge buzima iyo ufite nibyo nahoze ndi kuvuga nyine iyo famiye gushyigikiye ikuri iruhande hari ibyo utinya gukora ukavuga uti jyewe ndaguma muri iyi nzira nditwararika gutya na gutya so ngerageza kuguma muri uwo murongo ikindi nanone ndi umuntu w'umwemeramana hari ibyo nirinda gukora nk'umwemeramana bityo bikamfasha kuguma muri uwo murongo usengera muri idini ni umukatolika umukatolika uheruka gusenga n'ubwo nasenze mu gitondo ndavuga kujya mu rusengero ukaba ntabeshye guterana ntabwo bimbaho cyane nanone ariko nanone ndasenga nsoma bible hanyuma album yawe yitwaga iya mbere yitwaga Rutenderi iya kabiri impinduramatwara iya gatatu kwibambura kwibambura no igicaniro iya kane kwibambura iya gatanu igikona iya gatandatu yitwaga drame iya karindwi yitwaga ukuri iya munani yabaye mixtape yitwaga filime hanyuma iya cyenda ariyo Kimirantare urimo gutegura tubwire kuri album igikona kubera iki wayise igikona igikona genda kujyana n'ikibazo yarabajije igikona buriya kigira amabara abiri umweru n'umukara so navugaga yuko ntari umwere yuko ndi igikona nanjye kimwe n'abandi bose hari kote nziza hari na kote mbi so zombi ziba zibalansinga mu muntu hanyuma album ukuri yo byari bimeze bite kuki wayise ukuri ukuri yavugaga ukuri kwinshi cyane harimo indirimbo mvuga ku bijyanye n'iyobokamana harimo indirimbo mvugamo ibijyanye nanjye hari igihe nigeze gufungwa ndirimba mu buzima bw'aho hantu narindi ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye by'ukuri bitandukanye niwe mwaka wafunzwemo 2014 ndakeka byari byagenze bite umuntu wenda utabyibuka nari nakoze accident hakomerekamo abantu benshi ariko kubw'amahirwe ntawapfuye so mfungwa icyumweru mbona kundekura muri make bagushinzaga ko wenda wari watwaye nabi iyo ukoze accident abantu bakaba bakomeretse nka gutyo haba harimo risque yuko hari n'abashobora kwitaba Imana ntabwo bashobora kurekura rero bitari byasobanuka nyuma y'icyumweru bamaze kubona yuko abantu bose ubuzima bwabo buri stable babonye kundeka yego mbere ko tureba indirimbo nshyashya utuzaniye reka tumenye muri izo album zose uko ari nazita nk'umunani album zirindwi mixtape ya munani niya cyangwa urimo gukoraho muri izo album zatambutse wamaze gukora ni album wakoze kakuryohera ukumvira kuryoheye nawe bitewe n'indirimbo ziho ndetse n'ibihangano ndetse n'ibihe wari urimo navuga album yitwa Rutenderi kuko nari nkiri mutoya ubuzima buryoshye cyane niba ariko nabyita ukinjira mu muziki uba wishimiye sino kuvuga ngo urishimiye gusa nawe uba wishimiye byonyine kuvuga ngo za nzozi nari mfite noneho ntangiye kuzishyira mu bikorwa utaryama uhora mu studio ubushobozi ari bukeya yego wirirwa gutega taxi hiyasi kujyanika kugeza ahantu ugakora ibintu nk'ibyo byose urwana nabyo ariko wumva wishimye cyane kuko uri kuvuga ngo za nzozi zanjye ziri kuba impamo n'uburyo abantu nabo bahise bayakira nkiri umuhanzi mushyashya bakabyakira neza ntekereza ko ari album nagiriyemo ibihe byiza yari iriho indirimbo zingahe
12 cyangwa 13. 12 bibutseho kuri Rutenderi baririmbiro gatoya ku ndirimbo Rutenderi niyo witera album yari album ya kangahe ya mbere twagiye Rutenderi iravuga ngo sheri ndakubyinira mpaka uteseke sheri ndakubyinira imbyino nzimusake sheri ndakubyinira nka Eric Senderi ndabyina mpaka ushyuhe wambara isengeri ndazungazunga zunguza nk'umuhengeri nubishaka ndetse nge nahamirize nk'ingeri ngo ngizabe Kigali ngeri Ruhengeri uyikinye muri club abakomye Rutenderi sheri hari indirimbo waririmbye ngo reka ikirori cyahiye ya harimo na Ben na Bernard uri gukora amafilme icyo yararirimbaga hari harimo abantu benshi cyane iriya ndirimbo niba ari uko bari benshi yari hit kwe Rutenderi imisiri iribuka kwe abantu mwese mwabyinye Rutenderi I salute you ababyinnye iyo ngiyo hari igihe twaga gute Rutenderi iyo ngiyo cyahiye bayita cyahiye yitwa cyahiye iriya ndirimbo abantu bayibyinnye muri boom kabisa mugashake mwongere nawe warayibyinnye narayibyinnye narayibyinnye mu wa kabiri uragakumbuye mu wa kabiri segonderi mu wa kabiri yani mu wa kabiri ibintu nk'ibyo uragakumbuye indirimbo ya Riderman yitwa Nta Mvura Idahita muribuka imvura yari imaze iminsi igwa ariko yagwaga igahita ariko sintekereza ko ari imvura nyamvura Riderman yavugaga reka tumubaze Riderman story behind this song cyangwa se ubutumwa burimo hagati kuri no ndirimbo n'ubuhe ni ubutumwa bwo kubwira abantu yuko badakwiye kwiheba ko ibigeragezo byose baba bacamo bizagira igihe bikarangira mu gihe bashyize icyizere mu Mana bakanakora cyane indirimbo itangira avuga ngo umwana w'umukene wicaye ku ziko wota igifu kirimo ubusa ibiryo n'ibyo urota so ni umuntu uri mu bibazo afite ikibazo cy'inzara afite wenda icyo nicyo navuze ariko hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye so nabwiraga uwo muntu rero yuko nakora cyane komeza ukore nta bunebwe Imana izahindura ibikorwa byawe wiheranwa n'ibibazo ahubwo kora cyane ushyira icyizere mu Mana Imana izagenda icamayira buhoro buhoro ndashaka kuduha ku mirongo y'ahantu uvuga ko ngo isi niguha amase ntuzayate ahubwo uzayafate uyafumbize iyo mirongo ushaka kuyiduha mu ijwi ryawe isi niguha amase ntuzayinubire aho kuyata uzayafata uyagira ifumbire iby'isi biragoye kandi ni birebire nta nzira y'ubusamo ibaho igana ku bukire nta nzira y'ubusamo ibaho kandi igana ku bukire ugomba kuvunika uko byamera kose mani nimuzabona abakire barabayeho mubone nkatwe twabayeho mugire ngo mani biba byaratuvuye kandi bavuga ngo ukorora akira abagabanya kandi ushaka gukira indwara arayirata ushaka gukira igisebe baranagitoneka mani reka dumite mboneraho kukubaza ino ndirimbo uyipostinga kuri Instagram ikimara gusohoka wayipostinze ariko noneho usa nk'umuntu breaking amakuru yari amaze iminsi avugwa cyangwa se yari yazindutse avugwa ko ngo ari we wagambaniye ngo Bushali na Slam Drip babasore bo muri KinyaTrap nkaba mbizi yuko wari mu bambere babafashaga nibuka stage yugize kubahereza naranabigushimiye cyane Riderman stage wabahaye hariya muri car free zone bakazamuka kemera ukavuga ati wari umwanya wawe ndabizi nari imari nari imibereye ukabahereza umwanya bana babuje kuririmba yes cyo genda byuka yes ariko wowe bahaye umwanya ndagira ngo utubwire iriya nkuru yaje gute kira gihuwa niba nakiti gihuwa niba nakiti nkuru impamo ariko turi kumwe nawe ugomba kugira icyo bivugaho wa postinze indirimbo yawe Nta Mvura Idahita ariko uravuga uti ibivugwa byose ni ibihuha ntaho bihuriye reka rero none umunyarwanda ukurikira radio this uri kuri TV10 kano kanya amenye ukuri kwa Riderman niwe koko watanze bari abasore uko mwabibonye nanjye niko nabibonye in fact nabibonye ndi mu nzira ngeze za Nyagasambu ndajya Kayonza kuba tabizi giye maze iminsi ntari no muri Kigali cyane hari tuwa ndiho ndakorana na Equity Bank turi kwamamaza services za Easy Pay aho tubwira abanyarwanda yuko bitakiri ngombwa yuko umuntu agendana amafaranga ushobora gukoresha telefone uka accessinga kuri account yawe ukishyura ibintu byose ushatse ako kanya so ibyo byose babivuze je ntari ni Kigali ko mwabibonye niko nanjye nabibonye ni nabyo nahoze nanasaba nti ababishoboye bazagende basure Bushali abaganirize baravuga ngo nari ndi kumwe nabo ngo muri after party ngo mbasiga ngo bari gufata ibyo bintu ngo ndabarega ngo ibiki n'ibiki muzagende mubabaze muti Riderman mwari muri kumwe icyo kintu cyonyine kizabisobanura maze iminsi nibereye mu ntara
n'ejo ndazindukira za Karongi abazaba bari muri Karongi muzaze dutaramane ejo bundi tuzaba turi Ngoma abazaba muhari namwe muzaze dutaramane so ni ukugira ngo nabo bantu babivuga nibura banamenye ibyo bintu ibyo ari byo kugira ngo bajye abakoresha Instagram bajye babona amafoto yanjye nashyizeho nambaye n'imyenda ya Equity Bank nibyo bintu twibereyemo so abo bantu sinahuye nabo ntanababeshye nta na rimwe sintungana nimero ya Bushali uretse ibyo kuba ngo turagendana Bushali mperuka guhura nawe twahuriye Juru Park turi mu nama y'ibintu bya MTN bigiye kuba bya izirwa na MTN so niyo nama twahuriyeho ariko nta nubwo ari muri kino cyumweru mu cyumweru cyabanje so singendana nawe sinsangira nawe niyihangane nta sheni idacika ariko ibyabayeho byose nta ruhare nabigizemo ko singendana nawe hari no mavoka wampamagaye ari kumbwira ati ibi bintu se ko numvise nawe ngo bari kukuzana mu itangazamakuru namubwira ntibazo uwo muntu wowe uri kudefanda umubaze niba ngendana nawe nsangira nawe cyangwa se mbana nawe so nta buzima bwe nzi mbazi nk'abahanzi duhura mu bitaramo ariko sindi umuntu ugendana nawe sindi n'umuntu wagira ishyari ryo kuba ngo ibi n'ibi nk'uko bagiye babyandika bavuga ngo ari kuntwara akazi nibyo nabonye bari kuvuga ngo naba naramugambaniye kubera yuko antwara akazi nta kazi habe na kimwe cya kabiri yari akora mu buzima bwe ntabwo byari byabaho nayo kugira ngo n'icyo ngicyo nacyo tugikureho so ibyo bavuze sinzi uwabivuze icyo yaragamije hari aho nagiye mbona ngo ni DJ Bob babivuze ababinyeretse bavuga ngo ni The Cat Vivo babivuze sinzi icyo bari bagamije batangaza ari amakuru gusa icyo nzi cyo mu mutima wanjye ndera nta kibazo na kimwe mfitanye nawe ukeka ko byaturutse kuki abanyarwanda hari umugani baca ngo nta nduru ivugira ku musozi ngo busa ukeka ko byaturutse kuki wewe nka Riderman ndi kimwe n'abandi bantu bose ari mu nzira y'iterambere bagerageza gukora ngo biteze imbere n'ibindi byose so ntabwo ari bose bishimira iterambere ryanjye hari ushobora kubyuka akavuga ati kanaka namusenya nti agahita atangaza ibyo ashatse byose rimwe na rimwe hari nabo bifata nk'uno munsi hari abantu bazindutse banyandikira kuri Instagram by the way bantuka ngo ndi umugome ngo n'ibiki ngo bazampemukira simbize wakoze iki nibyo bakubwira ngo nijye wahemukiye bari abantu sinigeze mbahemukira nta mutima mubi mbafitiye sinigeze mbagira umutima mubi habe na gatoya n'inshuro nyinshi by the way nagiye nanabasapotinga ariko nta kundi nyine ubwo babivuze bafite ibyo bari bagamije ariko icyo nizera cyo ni kimwe nkuko nigeze kwivuga mu ndirimbo yitwa Mambata jama waja baratega ntabwo agwa mukomeze mutega imitego yanyu mitindi agende mu nzira yo kurwana no gukora nta mwanya mfite wo kujya yaba mu biyobyabwenge yaba ari muri ibyo byo gusebanya kugambanira abantu cyangwa se kugira ibyo mu butekereza byose ntabwo ufite uwo mwanya kabisa ubundi Bushali mufata ute nibyo nahoze mvuga mu minsi ishize ndiho ndabavugaho Bushali anyibutsa kera dutangira muri UTP dukora injyana ya Crank nta muntu wumvaga iyo njyana iyo ariyo abenshi baravuga ngo bwa bwana bwazanye injyana runaka gutya n'uburyo abantu ntibabyumve ariko twebwe public iratwakira abanyarwanda baratwakira tuvanamo inzira y'iterambere tugeraho tuva tugera naho tugera icyo gihe abantu ntabwo batwakiraga ngira ngo ni nako byatangiye KinyaTrap abantu benshi ntabwo bayiyumvagamo nk'injyana uyu mwanya ngira ngo biragaragara yuko bibeshyaga so iyo mbabonye rero banyibutse icyo gihe cyanjye cya kera ku buryo nta mutima mubi nagirana nabo ahubwo mfite umutima wo kuba nashyigikirana nabo kurusha ibindi byose hari amaversion atandukanye navuga ngo hari amaversion atandukanye yo kuri iyo nkuru ya Bushali na bagenzi be ni ya Riderman nimwe muri zo ariko natwe indi twaje kureba dusoma itandukanye n'iya Riderman itavuga kuri Riderman ari indi nkuru itandukanye neza bidafite ahantu bihurira nuko Riderman yaba ari we wabitanze rero wenda ni byiza ko umuntu aba abonye izitandukanye akumva n'ukuri kwa nyiri ukuvugwa hanyuma rero wenda mugiye mvuye kuri iyo nkuru ho gato reka tugaruke ku muziki wawe waravuze ngo nk'abandi bose nawe uri mu inzira y'iterambere kwiteza imbere Riderman ufite ukuntu watangiye umuziki uvuga ati ku kigero runaka ndashaka kuzagera nk'ahangaha umaze gukora album nyinshi indirimbo nyinshi zagiye zigira amahiti cyangwa se ziza nk'uko wabyegispektingaga zikakuzanira n'iterambere mu buryo butandukanye aka kanya ku kigero wifuzaga kugeraho wenda nko ku ijana umaze kugera kuri kangahe ntangira umuziki nta nubwo nari mfite icyo cyerekezo cy'amafaranga cyane ahubwo nari mfite icyerekezo cyo kwishimisha so ntabwo navuga ngo hari icyerekezo runaka nari mfite
numvaga mfite ubutumwa muri jyewe nshaka kugeza hanze nkabugeza ku banyarwanda. So ntabwo nari mfite icyerekezo runaka, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi turashimira Imana yuko n'ibyo bintu twatangiye twishimisha, yenda hari uburyo byahindutsemo akazi bikagira umusaruro runaka biduhereza. Riderman, tugana ku musozo, reka twinjire mu gace k'utuntu n'utundi. Riderman muri 2019 ari nawo mwaka dusa nkaho turimo dusatira kuvamo nyine twinjira muri 2020. Umuntu wagushimishije muri uno mwaka bashobora kuba ari benshi batandukanye, ko hari uwo wibuka cyane yagukoreye iki, ntutubwire uwo ari we ariko tubwire icyo yagukoreye wenda. Bon, navuga ngo iki, navuga umuhungu wanjye ko umwana burya guhereza ibyishimo byose bishoboka. Nshobora kuba niriwe mu kazi nk'uko nguko, nkava mu ntara naniwe, yenda rimwe na rimwe hajemo n'abantu bazana ibintu by'amambata nk'ibyo ngibyo, nkaba mfite stress nyinshi cyane, ariko nagera mu rugo umwana akanyinisha ibyo bintu byose nkabyibagirwa, nkumva nibere mu yindi paradizo. So umwana rero wanjye ni paradizo yanjye ntoya kuri ino si. Niwe muntu ntekereza yuko iyo hari nubwo mba ntabasha kumuganiriza ngo mubwire ibibazo nanyuzemo, wampereza ibyishimo bikambera ibisubizo ku bibazo byose niriwemo. Aravuga neza cyane. Ijambo yaba yigize kubwira ukagushimisha ukumva riragutunguye niri? Bon, ijambo rishimisha buryo iyo mbese umwana bakubwira ngo arawukunda, ngira ngo biba bihagije kurusha ibindi byose. Nta jambo yaba yaravuze ukumva ni ijambo ryagombye kuvugwa n'umuntu mukuru ariko ukumva rivuzwe n'umwana wawe bikagutangaza? Bon, icyo gihe cyose mfashe umwanya nkabitekereza, ariko nk'uko bimbajije bigutunguye, so ijambo numva ryanshimishije cyane ni ijambo ndakunda. Umuntu wakubabaje muri 2019 akakubabaza cyane kurusha abandi bose, ukumva nyine byanze guhita bigenda vuba nubwo utatinda ku bintu bibi, ariko ukumva urabawe, yagukoreye iki? Ntutubwire ngo ni runaka ni, ariko tubwire icyo yagukoreye. Bon, muri uyu mwaka hari abantu nka sinumwe nka batatu tumaze kugirana utuntu tw'utubazo, kandi njyewe ibyo nabaga ndi kumwe nabo byari ibintu ahubwo byo kugerageza kubateza imbere, bikarangira bo banteretseho ibindi byaha. nka kumwe bajya bavuga ngo rega na Yesu nubwo ari umwana w'Imana nawe bamugeretseho ibyaha atigeze akora. So nanjye hari abagiye babinkorera, ariko Imana ibaha umugisha mu byo barimo byose. Nizere yuko nibyo bari bagamije yenda bakigezeho, niba ari abashaka kumenyekana kurushaho, nizere ko bamenyekanye. Niba ari hari icyo bari bagamije mu iterambere ryabo, Imana ikomeze ibongerere batere imbere, yenda ntibizatume hari undi muntu bajya guhemukira kugira ngo batere imbere. Muri ibyo bitatu icya mbere ni ikihe? Gute? Icyo wakorewe cyangwa icyo umuntu yagushyize, icyo cyangwa umuntu yakugeretseho kandi wari ugamije kumufasha? Bon, ni byinshi. Hari abangeretseho amarozi, hari abangeretseho ubujura, hari abangeretseho ubuhemu, hari abandi nabo bangeretseho ngo ubugambanyi, ni byinshi. Ariko ibyo ngibyo maze kumenyera, maze imyaka hafi 14 muri uyu muziki. So ntabwo ushobora kumara muri iyo myaka mu muziki n'ubundi ibintu nk'ibyo bitakubaho, bitakuvugwaho, urabimenyera. Tujya tuganira n'inshuti zanjye nkababwira nti izi nkuru zose iyo zije akenshi zimara icyumweru, umuntu araza akaguhemukira akangiza umubano wanyu wenda ubuzima bwose, ariko icyo yaragamije niba ari nuko kuvugwa cyangwa se kumenyekana bikamubaho icyumweru, ya nkuru igashira kandi ugakomeza ubuzima bwawe, nyamara we yarisha umubano wanyu ku bintu byose. So bibaho rero, kandi icya mbere no Uwiteka, kuko Uwiteka niwe udufasha kubicamo neza. Yego, ikibazo cyanjye gisa n'icya nyuma. Akenshi umuhanzi, reka nkoresha ino mvugo, umuhanzi w'umuhanga uhanga bimurimo ujya mu nganzo akava mu nganzo hari icyo akuyeyo, akenshi hari ibintu bigiye kumubaho asa nk'umuntu wabimenye. Uzarebe abahanzi benshi batandukanye bagiye bapfa, akenshi wasangaga hari indirimbo bamaze nk'iminsi basohoye, ukabona yamara gupfa ukabona ya ndirimbo asize yasaga nko yiteguraga gupfa. Umuntu arabihuza gute n'ubuhanzi bwa Riderman? Kuko nk'indirimbo Nta Mvura Idahita yaje mu bihe byo washinzwaga ubugambanyi n'ubundi bwo kugambanira Bushali na Dream. Turabihuza gute ibyo bintu? Nta hantu bihuriye ko Nta Mvura Idahita ni indirimbo yo gutanga icyizere, nta nubwo ari indirimbo yo kuvuga ngo wenda urasomera umuntu. Ni indirimbo yo gusubiza abantu icyizere, nk'uko nabivuze itangira ivuga ku muntu uri mu bukene. Mvuga nti ushobora ibyo bibazo byose urimo ushobora kubivamo neza mu gihe ukora cyane, mu gihe wiringira Imana. So nta hantu bihuriye no kuvuga ngo hari umuntu kanaka navuga. Kugenga bihe yawe, iriya ndirimbo Nta Mvura Idahita yagombaga gusohoka uriya munsi cyangwa wayisohoye mbere cyangwa? Yagombaga gusohoka. In fact hari umuvandimwe wanjye witwa
Rwema ngira ngo muramuzi mu ndirimbo nk'inyuguti yaramvuga ngo raya rwaritashye na Rwema. So uwo muntu twari twarabiganireho tuvuga tuti ino ndirimbo tuzayisohora igihe iki n'iki, byose twabishyize mu murongo. So bibaye biba n'ubundi biri aho ngaho, in fact ahubwo bamwe bari batangiye kumira ngo yango rindira bino bituze, ndavuga no mfite gahunda yanjye, niba umuntu abyutse akagira ibintu runaka nterekaho ntibiri buhindure gahunda yanjye, ko biranashoboka cyane ko ari nacyo yabikoreye, avuga ati uyu muntu wenda ndamuca intege, ibyo yari arimo wenda gahunda ze zishyiremo akavuyo. So ntabwo wagakwiye gukorera rero ibintu ugendeye ku byo umuntu yakoze, kuko ibyo yakoze we aba yabikoze wenda yabitekereje. Imwe mu mirongo igize indirimbo Nta Mvura Idahita kuri kamera yawe, hanyuma numara kudukubitira ku mirongo ugira ubutumwa ugenera abanyarwanda bakunda ibihangano byawe, ibisumizi muri rusange ndetse n'abahanzi bakizamuka, ugira ubutumwa bagenera dusoze. Mwana w'umukene wicaye ku ziko wota, igifu kirimo ubusa, ibiryo n'ibyo urota, uribaza ibibazo byinshi ukabura ibisubizo, ubuzima ntibusobanutse ni ihurizo, uricara uri wenyine agatotsi kakakwiba, wicira isazi mu maso wagira ubutitsa, amava ahora hasi uhoraho mubaza impamvu, uri mu kaga kandi yarakuremye nk'abandi, agahinda kawe ugahisha hitaje abantu kuko benshi waririye nta wakurebye irihumye, gusa ndi kumwe nawe ibibazo byawe ndabibona, nyemerera nkubwire ntikomera nshuti yanjye. So ubutumwa bwanjye ndashimira ibisumizi, ndashimira TV10, ndashimira buri muntu wese wifuriza mugenzi w'iterambere, ndashimira buri muntu wese uharanira ukuri akagendera kuri kinyoma. Ikindi ndabasaba yuko tariki 25 z'ukwa 12 twazahura tugataramana bamurikira album yanjye Kimirantare. Murakoze cyane. Tumushimire cyane. Hanyuma abahanzi bakizamuka, ubutumwa wagenera abahanzi bakizamuka bakiri batoya bifuza gutera ikirenge mu cyanya. Abahanzi bakizamuka ni kimwe n'ino ndirimbo nyine n'ubundi Nta Mvura Idahita, ni mushyire umutima wanyu mu kazi, mushyire umutima mu kazi, mukore cyane, mwubahe ababaruta, musenge cyane, mwirinde ibiyobyabwenge kuko byasubije inyuma benshi, ngira ngo ingero ni nyinshi cyane, mubyirinde, mubigendere kure, mukore cyane, Imana izahindura ibikorwa byanyu ubuherwe nk'uko nabivuze muri iriya ndirimbo. Amen.